bajya bavuga ngo niba ushoboye kurira urire, kandi n'ubundi nimba ushoboye guseka nabwo useke, kuko ntawakubuza guseka. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru mabi cyane, ni amakuru ateye ubwoba ndetse n'agahinda. Uyu mukobwa wacu w'icyamamare bamwita Tricia Kibasumba, yari umukobwa mwiza cyane, umukobwa ufite uburanga, umukobwa ufite ubwiza buhebuje, yifuzwa na buri umwe wese umubonye muri filime. Uyu mukobwa ukiri muto cyane, yafite imyaka 25, yari atuye mu murenge wa Kanombe, mu mudugudu w'Itunda. Mu by'ukuri niho yari abarizwa, ariko ndagira nkumenyeshe ko uyu munsi umubiri wamwihindutse, nawe akaba yisanze ahantu atazi, aho ngaho ndavuga mu ijuru, kuko se twamwifuriza ikuzimu, kuko ni umuntu nkatwe. Icyo tumwifuriza ni uko yagera ahera h'Imana. Niyo mpamvu mvuze ngo yisanze ahantu atabashije kwigeza. Mu by'ukuri Tricia ngiye kubabwira imva n'imvano, ndetse ndaza kubereka n'akavideo avuga ijambo rya nyuma. Ni akavideo gateye ubwoba cyane, ufise mbona ukunkurikirana ukarangiza video kugira ngo ako kavideo ubashe kukabona, kugira aya makuru yizere 100%. Reka mbanze mvuge icyamwishe, ndetse byose ngiye gusa sinzobe kuko nta banga ririmo. Alice Danica yari inshuti ye bisanzwe mu buzima busanzwe, ndetse no mu gukina filime. Yamubwiye ko uyu munsi agomba kumusohokana mu birori. Mu by'ukuri Alice nta kibi yaragamije, nta kibi yaramugamijeho, yamusohokanye bisanzwe nk'uko nawe wabwira inshuti yawe ati uyu munsi ndagusohokana, nifuje ko twasangira uyu munsi. Noneho icyo Alice yakoze, yamujyanye aramusohokana muri hoteli. Iyi hoteli iri hano i Remera bita Zaria hoteli. Bakivamo ariko mu by'ukuri hari umuntu wo ku ruhande waje avuga ngo Tricia, ndagufana muri filime cyane. Niwo muntu mbona nkumva ibyishimo birantashe. Mu by'ukuri icyo yahise amukorera, yahise amugurira burushete za nyama zihenze, arazimuhereza, arazijya. Ariko Alice we yanga kujyaho, aravuga ngo njyewe sinjye ibintu bipfe kuboneka byose. Mu by'ukuri yarazijya, aravuga ati umuntu utakuzi bujya ntabwo yakuroga, reka nirire. Ariko cyaje gutangaza Alice ni ukuntu basohotse bageze hara kuri stade Amahoro, agatangira kuribwa mu nda, ndetse yikubita hasi. Biba ngombwa ko Alice ahamagara ambulance bamujyana kwa muganga, kuko yahumekaga umwuka wa nyuma. Mu by'ukuri ni ibintu byari biteye ubwoba cyane kubona ukuntu yikubise hasi, n'imyenda ye y'umweru ukuntu yari ameze, biteye ubwoba. Ambulance icyo yakoze yahise imujyana mu bitaro bibegereye, babasha kumwitaho, baramuvura. Mu by'Imana tubona agaruye agasura. Muganga atubwira ko akize, kuko iyo ndwara, ibyo bintu bari bamuhaye byamufataga rimwe bikamwubika hasi, ndetse nyuma akongera akagarura ubuyanja. Noneho byaje rimwe bihita bimufata, umwuka urahera neza, ahita yitaba Imana. Uri kuva iyi saha ni ukukumenyesha ko yavuye mu mubiri. Ushaka ibindi bisobanuro
kugira ngo ubashe gukurikirana iby'inkuru, wahamagara 0790300842. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane. Rero reka dukomeze dushakishe amakuru, tubaza abaganga ukuntu bimeze, ndetse twegera n'imiryango yabo, tubabaza ahantu barashingurira kugira ngo natwe tubashe kumuherekeza, kuko yari umukobwa wacu, umukobwa dukunda cyane. Rero reka mbashimire, mbabwira ngo mwibuke gukanda kuri buto yanditseho subscribe kugira ngo nidutora andi makuru mubasha guhita muyabona muri aba mbere, ese mumenye koko ibi bintu bimeze biti, byagenze gute. Subscribe ni kimaze, nta kindi kiguzi tubifuzamo, nuko mwakanda aho ngaho kugira ngo mujye mukurikira amakuru yacu, mumenye aho ibintu bigeze. Rero reka mbasezere, mbashimira ko muduteze amatwi, ko mumenya amakuru y'uyu munsi. Murakoze cyane. Ariko ni akababaro cyane.